Ndagushuhuje kandi nkwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Uyu munsi ni umunsi w'inkuru y'umubabaro, inkuru iteye agahinda kuri Gogo Gloriose. Gogo Gloriose wakunzwe ndetse akanamamara kubera ibihimbano bye n'indirimbo ze zagiye zitungura abantu. Gogo Gloriose muramuzi ku ndirimbo ye yamamayeho, ari nayo yatumye amenyekana, ariko kandi nanone ayizamukiraho bimufasha kuba umukozi w'Imana ku rwego mpuzamahanga. Gogo Gloriose aho yaramaje kumenyekanira, yaramaje gukorera umurimo w'Imana mu bihugu bitandukanye harimo nk'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ndetse bamwe bagiye banavuga ngo nta hantu Imana itakura umuntu bagendeye ku buzima Gogo Gloriose yari arimo, ndetse nuko uwamurebaga ku isura mu buzima wabonaga ko ahagazemo bwari ubuzima butari bwiza cyane, ariko nanone aho Imana imwibukira ku bihimbano bye. Burya njya mbwira abantu ngo byanga bikunze umutsima w'umuntu arawugendana, kimwe nuko n'iherezo ry'umuntu nabwo arigendana. Birashoboka ko utamenya ngo Imana izakwibukira kuki, utamenya ngo Imana izagutabarira kuki, utamenya ngo Imana izaguhemburira kuki, kuko uyu munsi ushobora kuba waba uzahaye, ariko burya itunda rizagutunga uribumbatiye mu biganza byawe, ahubwo wowe utazi ngo ese iri tunda niryo rizantunga, ese iri tunda niryo rizahinduka umugisha ku rwego rw'uko abantu babimenya. Gogo Gloriose rero yaje ari umuhanzi utunguranye, azamuwe n'umunyamakuru umwe wo kuri chaîne ya YouTube umwe, ubwo yamusuraga bakaririmba bagakorana ibiganiro bigiye bitandukanye. Bamaze gukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, amenyekana ku ndirimbo yamamayemo, yagiye aririmbamo, abanyuze ku binyamakuru, amaradiyo aramutumira, amateleviziyo aramutumira. Ntibyarangirira aho ngaho, agera n'ubwo yambuka imipaka ajya no muri Uganda, ndetse aba umusitari rwose pe. Ubusitari bwa Gogo rero muri kino gihe yari abukoreshereje mw'Imana, ariko kandi nanone nubwo yitabye Imana bivuze ngo urugendo rwe nibwo yari arutangiye, nibwo yari atangiye gukorera Imana, nibwo yari atangiye kwamamaza Yesu, nibwo rero igihe cyo gukorera Imana cyari kigeze mu maso y'abantu, ariko ku Mana siko byari bimeze, kuko igihe cye cyari iki ngiki. Inkuru rero ituruka ku bantu ba hafi ba Gogo Gloriose bavuga ko yitabye Imana azize indwara y'umutima. Gogo Gloriose mu buzima busanzwe mu bamubonaga, ushobora kuba wenda iyi nkuru ngiye kukubwira utari uyizi, ariko Gloriose mu buzima busanzwe yajyaga agira ikibazo cyo kugira umwuka muke, ndetse bikamuviramo no kwikubita hasi, ariko nyuma y'igihe gitoya, igihe runaka akongera akagaruka mu buzima busanzwe, ubuzima bukamera neza. Kuri ubu ngubu rero ntabwo ariko byagenze, kuko Gloriose yahagurutse mu Rwanda yerekeje muri Uganda, nk'uko yari asanzwe ajya gukorera umurimo w'Imana, akorerayo ibitaramo mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse mu bigaragara yafashaga n'imitima ya benshi rwose pe, yafashaga n'imitima ya benshi, kuko mu bantu iyo yabaga yavuyeyo mu biganiro yajyaga akora, hari igihe yajyaga avuga ati ngewe nababajwe n'ibintu ibi n'ibi, hari ibintu byambabaje muri Uganda, hari abantu bambabaje, ariko ntumve ko bamubabaje wenda kuko bamuvuze nabi, ntumve ko bamubabaje wenda kuko hari ikindi cyabaye, ahubwo uko atekereza ko bagakoreye Imana ugasanga siko bakoreye Imana, bigatuma rero we agira umubabaro. Ni umuntu wari ufite ishyaka muri we, wari ufite yumva yakorera Imana, yumva yakiranukira Imana. Nk'uko rero nandi kubikubwira, yavuye mu Rwanda ajya Uganda, agiye Uganda, hanyuma ageze ajya gukora
gitaramo nk'uko byari bisanzwe. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kuri wa gatatu nibwo Gogo Gloriose yagize ikibazo cy'umwuka muke. Amaze kugira ikibazo cy'umwuka muke yikubise hasi, baramufata bamwihutana kwa muganga, ariko ubuzima n'ubundi ntibwaza kumera neza, ntibyaza gukunda yuko agaruka mu buzima. Gloriose agenda atyo yitaba Imana yari muhamagaye. Gogo Gloriose yitabye Imana afite imyaka 36 y'amavuko, kuko yavutse mu mwaka w'1989. Gogo Gloriose iyo wajyaga umuganiriza ukamubaza nke ku buzima bwe bwo gushaka, yajyaga akubwira ko nawe afite inzozi rwose z'uko azashaka kandi bizemera, nawe azagira umuryango akubakana n'umugabo we ndetse bakaba banabyarana. Gogo Gloriose rero nk'uko abantu bakomeje kugenda babigarukaho, baragira bati Uganda ni ukubera iki iri gututwara abasitari. Baragira bati Pasiteri Theogene wamamaye nk'inzahuke yagiye Uganda, ariko agaruka atari muzima, nawe yitaba Imana ari muri Uganda. None na Gogo nawe ubwe arazamutse aramamaye agiye Uganda, nawe aguye muri Uganda. Ibindi abantu bakagaruka bibaza, ese ni ukubera iki abantu bari kuzamukana impano zidasanzwe, n'ubundi uri gusanga urugendo rwabo ruri guhita rurangirira hafi, ugasanga bitabye Imana mu buryo navuga ngo ni uburyo butunguranye. Gogo Gloriose mu kuzamuka kwe azamutse mu mpano idasanzwe inatunguye abantu, ariko abandi bagahita bavuga ati reba na Vava nawe ukuntu yazamutse akazamuka mu mpano idasanzwe, mu bintu abantu batiyumvishaga, ariko nawe yamara kugera aho yarashimishije, amaje kubaka ubuzima n'ibintu bimeze neza, nawe akaba yitabye Imana. Bakibaza ni iyihe mpamvu? Kandi nawe nubisubiza amaso inyuma uraza gusanga hari abantu bagiye bagaragara nk'aho Imana ibazahuye cyangwa se Imana ibatabaye, ariko bagera aho bari batangiye kurya, batangiye kunywa, batangiye no kuryoherwa n'ubuzima, ugasanga n'ubundi ubuzima bwabo burangiriye aho ngaho. Ukibaza ute se ni ukubera iki? Rimwe na rimwe ugasanga abantu bibateye ikibazo cyo kwibaza ati se ni ukubera icyo umuntu atangira ari inzahare, agatangira ari inkubiswi, yarazezengeye, yarazengereye, ariko yageraho atangiye kubona icyo kurya, batangiye kubona icyo kunywa, ubuzima butangiye kumera neza, hanyuma ukajya kumva ngo nawe yitabye Imana, ubuzima bwe burangiriye aho ngaho. Ibi ngibi ni biri mu biganza by'Imana, ntiwamenya ngo mbese ni iki kibitera Imana kuba yakora ibintu nk'ibi, cyangwa se kuba ibintu nk'ibi byabaho. Ngewe wenda icyo nakugiraho inama ni ukureba iminsi yawe ufite uyu munsi, ese iyi minsi urayitwaraho ute? Ese uyu munsi uramutse ubuzima bwe burangiriye aha ngaha, ni iyihe nkuru waba usize imusozi? Aba bose yaba ba Yanga ndetse ba Iva Buravani na Gogo n'abandi basitari, byibuze hari inkuru bagiye basiga imusozi, hari abo basize bafite agahinda. Ese wowe uyu munsi uvuye mu mubiri, ni iyihe nkuru waba usize imusozi, ku buryo abantu bavuga bati nubwo runaka agiye, ariko agiye twari tukimukeneye, hari ibyo twamwigiyeho, hari ibyo yadufashije. Ndagushimiye wowe wakurikiranye iyi nkuru yacu, nkubwire ngo amahoro n'imigisha nibibane nawe, kandi nanone ndushaho kwihanganisha inshuti, abavandimwe ba hafi ya Gogo, mbabwira ngo mukomere kandi mushikame. Mu isi niko biba, niko umuririmbyi yaririmbye, arongera aririmba ngo nyamara nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo. Icyakubera kiza nuko nawe mu gihe watumirwa n'urupfu wakwimukana ibyishimo, nibyo byakubera byiza. Shalom, shalom. Wari kumwe na Ngoboka Miriam Theo.